amahoro y'Imana kuri mwe mwese mukomeza kutwereka ko muri kumwe natwe umunsi ku munsi. Mwe mwese mukomeza kutwereka ko mudushyigikiye. Uwiteka akomeze abahe amagara mazima kandi nukuri dukomeza kubyishimira cyane. Mukomeze rero mukore subscribe, mbazaniye inkuru navuga ko wenda dutangiye ku itariki ya 18 Mata 2021 nibwo twakiriye inkuru y'akababaro cyane kuri Ingabire Pascaline, cyangwa se navuga ko ari umukobwa mwamenye cyane yarazwi nka Samantha. Samantha ni filime yakunzwe cyane kera, ndabyibuka nkiri umwana. Uyu mukobwa rwose filime ze twakundaga kuzireba twishimye cyane, ukavuga uti ni umwakiteri mwiza cyane. Navuga ko ari umulegend mu kuba yarafashije sinema nyarwanda kuba yava ku rwego rumwe ikaba yagera ku rundi, kuko navuga ko yagize uruhare mu gukina kwiwe, yespiye abantu benshi cyane ndetse n'abandi bakinnyi baza kuba bakomera ndetse baza kuba bagira ubushake bwo kuba n'abandi baza gukina filime. Kuri iyi tariki ya 18 ndagira ngo ukomeze untege amatwi, kuko ni inkuru noneho isa nkaho iri prolonge. Ni nyuma yuko uyu mukobwa ashyinguye umwana we wapfuye ku itariki ya 18 Mata 2021 aribwo twumvise iyo nkuru. Ariko ndagira ngo nkubwire ko kuri iyi tariki ya 18 nuko uyu mubyeyi yari yabyaye uyu mwana wiwe, yamwise Sarotea Mayra. Yari umukobwa, yari umwana w'umukobwa. Nuko uyu mukobwa burya ngo yamwibarutse avuye gukora ikiganiro, ni kuri imwe muri televiziyo hano mu Rwanda zikorera kuri YouTube, ashatse kuvuga izina. Yagize gutya nyine aza kuba yakwibaruka uyu mwana igihe avuye muri icyo kiganiro. Ibyo ngibyo byabaye igihe yateguraga isabukuru yiwe iraba nk'ejo. Ibaze yavuye mu kiganiro uyu munsi ari kwitegura isabukuru iraba nk'ejo. Ubwo wenda ni ku itariki ya 15 ari kwitegura nk'isabukuru ku itariki ya 16. Aza kugira gutya akiva mu kiganiro, ageze mu rugo yumva ibise biramufashe. Avuye muri icyo kiganiro kuri iyo televiziyo, arangije agira gutya rwose ahita ajya ku bitaro. Mu kujya ku bitaro uyu mukobwa yahise agira gutya ahita abyara. Gusa ni ibintu byaje biri involontaire, ibise byamufashe ari involontaire, kuko bavuga ko kimwe mu bintu byihishe inyuma y'urupfu rw'uyu mwana wa Ingabire Pascaline, cyangwa se mwamenye cyane nka Samantha, nuko yabyaye umwana ufite amezi 7. Bavuga ngo abyaye umwana udashitse, kuvuga yamubyariye amezi 7. Usibye ko n'abana b'amezi 7 babaho ikibi, wenda ngo ni nka 6 cyangwa se nkangahe, ntago mbizi. Gusa nzi ko abana bafite amezi 7 babaho. Gusa uyu mwana wiwe ntago byaje kuza kuba byamuhira. Yagize gutya ubuzima buranga umwana. Imana yamutije uyu mwana amasaha makeya, ubanza ari umunsi umwe n'amasaha 18 bitaraba iminsi 2. Uyu mwana we ahita yitaba Imana. Ndagira ngo mbigusasire, ibingibi ndimo ndakubwira ni ugusasira iyi nkuru yacu ngiye kukugezaho, nkubwire ngo ese ni ikihe kintu noneho cyabaye kuri Ingabire Pascaline. Ndagira ngo ukomeze untege amatwi. Muri icyo gihe umva ukuntu ibintu byikora kuri Ingabire Pascaline. Yagize gutya arapostinga ati muri byose turashima kuko umugambi wawe uhora ari mwiza kuri twe. Ubwo yabwiraga Imana, ni amagambo yashyize kuri WhatsApp status yiwe. Ati n'amahitamo yawe ahora ari meza kuri twe, nubwo umutima utinda kubyakira, ariko nzi ko ariko kuri
arandika ati ushimwe ko wemeye kuntiza umunsi wose n'amasaha 18, ushimwe ko wemeye ko mu gihe gito nezerwa nk'abandi babyeyi bibarutse. Aya magambo nayagezeho numva anteye ikiniga. Ati ushimwe ko wemeye ko mu gihe gito nezerwa nk'abandi babyeyi bibarutse, nzi ko hari n'abatarabasha kubibona. Ushimwe ko wemeye ko ari twe bigeraho, kuko nzi neza ko utajya wemera ko ikigeragezo kigera ku wawe adafite imbaraga zo kucyakira. Udushoboze gukoresha imbaraga n'ubushobozi watubonyemo kubyakira. Aho ngaho ni ku itariki ya 18, hashize n'iminsi mikeya umwana we amushyinguye. Icyo gihe yarongeye rwose ku yindi foto ashyiraho umuhango wo gushyingura. Yarakomeje amagambo ati komeza uruhukire mu mahoro kamarayika kanjye Sarote y'amayera, uzahora mu mutima wanjye kobwa yanjye. Ariko kandi hakaza andi magambo navuga ko aba muri Bibiliya, avuga ko abemera ijambo ry'Imana bavuga ko imiruho iza iherekejwe n'imigisha. Burya ngo uri kugira nyine ibintu by'imiruho cyangwa se uri mu bihe bikomeye, byanga byakunda hari igihe ibihe byiza biba bizaza. Avuga ko rero imiruho iza iherekejwe n'imigisha. Benshi bakavuga ko uko ibibi byisukiranya ni nako ibyinshi byiza biza bibiherekeje. Utangiye kwibaza utese ni ikihe kintu cyabaye kuri Samantha? Ese yongeye yatwite, Imana igiye kumushumbusha undi mwana? Ndakeka ni bimwe mu bintu uri kugenda wibaza, ariko rwose ndagira ngo nkubwire ko ibi bintu bibaye mu kwezi kumwe. Ntabwo ari mu kwezi kumwe gusa, navuga ko ari ukwezi kwashize kwa 4 ari ibintu byabayemo, aribwo uyu mukobwa yanashyinguye umwana we. Ariko hakaba hashize iminsi mikeya amushyinguye, akaba yabonye ibindi bintu byiza bimubaho. Utese ni ibiki? Nakubwiye ku itariki ya 18 aribwo yamushyinguye umwana wiwe. Ku itariki ya 18 nibwo Ingabire Pascaline yagize gutya nyine aza kuba yapfusha uwo mwana wiwe. Gusa kuri ubu ngubu navuga ko ari ibyishimo bikomeye cyane kuri uyu mubyeyi, kuko kuri ubu ngubu nk'uko uriho urabireba kuri ayo mafoto, uyu mugore Samantha yagize gutya ubwo ku itariki ya 7 rwose iyerika yagiraga gutya ikambara amakanzu y'abanyeshuri basoje kaminuza. Uyu mubyeyi yaje mu ba mbere bafite n'amanota meza. Kuri itariki ya 7 Gicurasi nibwo uyu mubyeyi yambaye ndetse yashoje icyiciro cya 2 cya kaminuza. Bavuga ko ari intiti rwose, yaje mu ntiti zishoje kaminuza, aho yigaga ibaruramari muri kaminuza yigenga ya Kigali iyerika. Asoza icyiciro cya 2 cya kaminuza. Nabikubwiye, ni ukuvuga ngo yari yarakoze n'igitabo cy'ubushakashatsi n'ibiki byose, ibintu bisohoka bimeze neza nta kibazo. Asohoka ari mu ntiti. Muzi n'ibibazo byamubayeho, ariho abantu benshi bavuga bati Imana ishimwe rwose. Burya iyo uvuye mu bihe bibi hari Imana iguha ibihe byiza ukaba wakwishima. Umubyeyi ubona ko rwose yabyakiriye kandi ubona ko yizera cyangwa se yizerera mu Mana cyane bitewe n'amagambo yagiye atangaza. Benshi bakavuga bati rero abemera Imana bemera ko ibi bintu Imana burya yemera ko ibi bikubaho kandi ni byiza, bigera igihe nabyo bikaza mu buzima bwawe ukaba wakwishima. Wenda ntabwo navuga ngo wenda ikagushumusha, kuko navuga ko ari umubyeyi wahuye n'akababaro. Gusa bakavuga ko iyi ngiyi ari inkuru nziza kuri Samantha, ko Imana yagize gutya ikaba yamukorera ibintu byiza cyane, kuko yaje mu bantu bafite amanota meza, ndetse niyo kanzu nziza rwose ubona ko ari ibintu byiza cyane. Ni mu minsi yashize wabonye yarasohotse icyo gihe yaradefanze
afite n'igitabo nyine yaracyanditse yigaga muri Yerika. Abantu baravuga ati congratulation kuri itariki ya 7 rero nibwo mubambaye uyu mubyeyi nawe rwose yagize gutya akaba yaza mu bantu bambaye kuri itariki ya 7. Ibintu rero byishimiwe n'abantu benshi cyane, abantu rwose bavuze bati Imana ishimwe Samantha, twaragukunze cyane Samantha, nubwo wahuye n'agahinda gakomeye cyane Samantha, Imana ikuri imbere kandi kuraje mu byo ukora. Reka ngushimire cyane, wakoze cyane kubana nanjye muri iyi nkuru, ndabashimiye. Utwandikire muri comment cyangwa se ukore na subscribe, like, share kugira ngo nitujye dushyiraho inkuru ugenda uzibona umunsi ku munsi. Hanyuma ngiyewe nitwa Shadu, ndabakunda cyane. Iyi ni Shadu 250 TV. Uwiteka akomeza abarinde kandi abahe amagara mazima. Ciao ciao.